Yes, hello mkuko, hello madari tumezimte tukiwa kunga wa Blessing Hope Rwanda TV cyangwa se tukiga PHN turabasuhuje kandi tubifuje kugubwa neza reka twizere ko aho muherereye mu mpande enye z'isi zitandukanye mumeze neza cyane. Mumeze mute rero? Mwebwe mwamaze gukora subscribe turabashimiye, mwebwe mwamaze kufollowinga kuri baho nkawe ubwawe kuri TikTok turabashimiye. Tunabibutsa kandi akantu dufite indi account kuri TikTok twise Anko wa Ezekiel. Anko wa Ezekiel rero mujye muyifollowing nayo ni channel yanjye, ni platform nako navuga ni TikTok yanjye yitwa Anko Ezekiel. Mujye mufollowing Anko Ezekiel niyo igiye kuzajya inyuraho kuri TikTok, no tuzatwa uploadingaho ibintu by'iyobokamana mu minsi iri imbere bizajya bica kuri Anko Ezekiel. Turagarutse rero kuri Anko Ezekiel hazajya haca ibintu by'iyobokamana gusa, mu gihe kuri baho nkaho ubwawe ari uruvange nyine mu ruvange tuzatuba twikira nyine ni ibintu biri show, ni ibintu bya show. Ni main murabyumva, ni main bro, main ntago main yanjye rero ho uruvange ibintu byari bya dati mumeze mutera. Ariko no kuri YouTube tuzatubavange, no kuri YouTube tuzatuba ibintu byose iyobokamana, football, ibintu nk'ibyo, showbiz, comedy, amakuru byose kuri YouTube yitwa Blessing Hope Rwanda TV muzajya mubisanga. Ariko by'umwihariko cyane ibintu byubaka, ibintu byiza, ibintu byubaka ireme. Ntabwo tuzanywe no kujya tubabwira ibintu bidafututse. Ikindi tuboneraho kandi murabona ahantu turi gukorera, ahantu turi ahantu heza, murabona ni ahantu heza hadanje harakubira, ahantu heza. Iki ni ikimenyetso cyiza cy'uko u Rwanda cyangwa se icyo twakwita igihugu cy'u Rwanda nyuma y'ibyakibayeho, nyuma y'ibyabaye, nyuma y'amateka atari meza baye mu gihugu, haje kubaho kwiyubaka. Murabona ko umutekano urasesuye, urabona ahantu nk'ahangaha tuba turi hameze gutya heza, nta wundi tubikesha ni nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, umukuru w'igihugu. Ike wacu oye ike wacu tumuharane aho ijabo riduha ijambo, umuturage ku isonga. Ni ukuvuga ngo ibi byose mubona kuba umujyi waka gutya no mu nkengero haba hameze gutya, hameze neza, mbese nta hantu twakwita ngo hari icyaro. Umujyi, ibi byose amahoro, umutekano usesuye, nta handi tubikesha ubuyobozi bwiza. Nta handi hantu wasanga ushobora gusanga umuturage akaza gutya, akaza gufata video nk'uku akisanzura, akaza gukora ibintu nk'ibi. No, ibisambo byabiteye mbese ibintu bitatu. Ariko mu Rwanda niho hantu hambere haba umutekano usesuye kandi umuturage abayeho atuje. Nicyo ni icya mbere. Urabona ibi byose rero ni byiza bikesha ubuyobozi bwiza. Dukomeza kuvuga ngo mukomeze mudukundishe n'abandi, musubscribinga, mudukora na follow kuri izo platform zacu. Kuri Instagram nitwa baho nkaho ubwawe, ariko na Blessing Hope Rwanda TV nayo kuri Instagram. Kuri Facebook nitwa baho nkaho ubwawe, ariko ho kuri Facebook akarusho twitwa Mugisha Olivier Bwiriza Hotel. Tujye tunabagira account zacu ko ziba ziteye, mujye mudusure hose. Abakoresha Facebook tubahaye ikaze, abakoresha Instagram tubahaye ikaze, kuri Twitter icyahoze twita ubu kigo gisubiye cyitwa X tubahaye ikaze, twitwa Imena TV, Imena TV kuri Imena 250. Imena 250 kuri X cyangwa se baho nkaho ubwawe
na Blessing Hope Rwanda nayo iriho. Kuri TikTok ho ni Blessing Hope, kuri TikTok twitwa Baho Nkawe, Mr. Baho Nkawe ubwawe, hamwe n'iyitwa Uncle Ezekiel. Kubera iki nzababwira impamvu nayo rero ibo turagenda igitabo cya Ezekiel tuzakibabwiraho muri Bible nibyo. Twigarikiye turi kwitegura, turi kugenda tugana mu minsi igana muri ya minsi urubyiruko cyane cyane abanyarwanda babishyishyemo, abajene n'abajenekazi, abanyarwanda babishyishyemo, abajene n'abajenekazi, abakobwa n'abanyarwanda bashyishye mu bintu bya Saint Valentin cyane, n'abahungu. Turimo turagana muri iyo minsi rero, turi kugana muri iyo minsi, turi kugana mu minsi ya Saint Valentin na Valentine, ya Valentine na Valentine. Iyo minsi turi kuganamo, urabona ko hano mu minsi iri imbere ubwo bizasanga kuri Saint Valentin hose bahuze. Rero nk'ibisanzwe Saint Valentin muyiteguye mute? Amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, burasirazuba bw'isi, Saint Valentin muyiteguye mute? Ibiri iyo ngiyo aho muherereye, Saint Valentin muyiteguye mute? Saint Valentin ni umunsi w'abakundanye, ntabwo ari umunsi w'abakundana akantu zakakosora cyangwa se ampete muzarebe ukuntu mu binononsoro. Iki kiganiro cyasizwe yose zirimo kuri Saint Valentin. Saint Valentin ku itariki 14. Yewe bari imbere ntabwo ari itariki nziza, itariki 14 ibi reka mbivuge gutya, itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri nzaba nujuje umwaka. Nigeze kuba nari umufasha agenda ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka uzaba wuze. Rero njye bari imbere ndi se w'abana babiri b'abahungu, fura yanjye yujuje imyaka 4 ku itariki 2 z'ukwa kabiri, yujuje imyaka 4. Undi azigira nawe azagira andi nazuza undi mwaka ku itariki 2 z'ukwa kabiri gutyo. Niyo mpamvu Saint Valentin wakabaye ari nyina w'abana, wakabaye amfasha kwita ku bana, yagiye kuri Saint Valentin kuri uwo munsi. Niyo mpamvu mbivuga gutyo, yagiye ari kuri Saint Valentin. Birumvikana ntabwo rero ari itariki nziza kuri njyewe. Kiriho umucyo ku bantu mujya muvuga ati kubera iki kuri Saint Valentin tuba twumva ushaka kubirwanya. Ntabwo mbirwanya, ni byiza ku bantu mutaba mukundana, ni byiza umunsi mujya wenjoyinga, kandi namwe mutabafite ni byiza ko mujye mushima Imana ko muri amahoro. Ariko nanjye nshima Imana ko bansize ndi muzima. Abana banjye ndabafite, nzabitaho. Nshimira inshuti n'abavandimwe mukomeza kumfata kugena mumfasha kugira ngo byibura abana begereze kugira bakomeze kubona ko babona ikibatunga, babona icyo gikoma. Mbashimira, muri abantu b'agaciro mwese ndabashimiye, mpora mbashimira. Byiza kubagira, nishimira kubana namwe, nishimira kuba mbafite cyane. Ndakomeye rero, nkomeje gukomezwa n'abantu baho wagiye yaragiye mu bushake bwe, no kugaruka n'ubushake bwe. Hari abantu bajya bambaza mbese ndagarutse wamwakira? Kandi abaje mu bana be byaterwa n'uko agarutse. Ntabwo byaterwa n'uko agarutse, ntabwo abagarutse bose ariko bakira, kubera ko mu Kinyarwanda baravuga ngo nta kiruta nyina w'umuntu, nyina wundi ngo ntaba ari nyina. Njye numva babivuga, nuko agarutse bitaba byiza, ariko ntabwo nafatira mbere ngo barajya kubazana da barabona umbese. Nuko rero twigarukire Saint Valentin. Rero muzaba mwishimye, muzaba mumeze neza, muzaba muryoshye,
ariko abakobwa beza, ese nyuma y'ubwiza bwanyu bakobwa, nyuma y'ubwiza bwanyu mushyiramo n'ubwenge cyangwa n'ubwiza budafite ubwenge? Hari umukobwa mwiza ariko udafite ubwenge, kuri Saint Valentin abona ishyano. Hari umukobwa utari mwiza cyane ariko ufite ubwenge, kuri Saint Valentin abura inshuti. Kuri Saint Valentin abura inshuti. Umukobwa mwiza udafite ubwenge kuri Saint Valentin abona ishyano. Umukobwa utari mwiza cyane ariko ufite ubwenge kuri Saint Valentin abura inshuti. Ibyo bintu mubyumva gute? Ako kaganiraho muze kaganiraho muba umukobwa mwiza udafite ubwenge kuri Saint Valentin ahabonera ibyaha. Umukobwa utari mwiza cyane ariko ufite ubwenge kuri Saint Valentin ahaburira inshuti. Icyo ni ikibazo. Icyo kibazo nimba uri kucyumva uburyo kimeze, tubwire muri komenti murabyumva mute. Mukomeze mukore subscribe, munakore follow kuri TikTok. Mutubwire rero muri komenti, mutubwire umukobwa mwiza udafite ubwenge kuri Saint Valentin ahabonera ibyago cyangwa se arahababarira. Umukobwa utari mwiza cyane ariko ufite ubwenge kuri Saint Valentin abura inshuti, kubera iki? Mutubwire muri komenti. Tubwire muri komenti. Murabyumva mute rero tugiye tubaha video za buri munsi? Murabyumva mute? Hano mu mujyi imodoka ziba zimaze zigenda zitembera, iyi video irimo utuntu twinshi, umutwe w'amagambo ngo turayifite utuntu twinshi. Igihe muri kumwe niba mbona simbizi, niba mutambona simbizi, ntabwo mbizi. Nta kameramani ngira, nta na kamera ngira, uko niko nibonye nyine, uko muri bumfate ko mumfata, nta na mashini ngira ibitunganya. Ariko abantu 35,000 munkurikirana kuri TikTok, nta kuntu mwamwindurira ubuzima byibura mugabo ati kore guhindura ubuzima mukagira ikintu cyadanje nyine cyadanje ku buryo ibintu bizagenda neza. Buriya nibyo birashoboka ko iyi dare nayo yanyuma mubonye ndi mu mujyi, simbizi ni nayo cyane ngenda. Noneho abantu 2,000 bo kuri TikTok, nta kuntu mwakora ikintu cyadanje namwe mukagira ikintu cyadanje mukora, ikintu cyaho ngaho ku buryo mwavuga ati erega gira neza wigende. Babwiye ku buzima hagira utundi niko mugira ikintu cyadanje mukora, mugira ikintu cyadanje mukora, mwagira ikintu mukora. Erega twasanze kadufate abantu 35,000, abantu 35,000 badufollowing, kuba wenda 35,000 bamfollowinga, kadufate amafaranga 200 dukube 35,000 harimo 1,000 dufashe 300 tugakubona 35,000 n'ijana, kubera ko nariyo yagezemo harimo miliyoni n'ibihumbi 50 n'ibihumbi 530, miliyoni n'ibihumbi harimo miliyoni n'ibihumbi 530 gutyo, miliyoni n'ibihumbi 530, miliyoni n'ibihumbi 530. Ubwo ni ukuvuga ngo gifasha abantu 35,000. Iyi live ni utuntu n'utundi, iyi video ni utuntu n'utundi, gifasha abantu 35,000 byo kuri TikTok. Dusanga byibura bagiye batanga turwasa kuri momo yanjye, ya momo yanjye
ku bari mu Rwanda momo yanjye, ku bari mu Rwanda momo code ni 10,133,687. Iyo ni momo code, iyo niyo momo yanjye, momo code. Naho ku bari hanze nimero ye ni yayindi, ni 82,686,986. Ni 82,686,986. Nkiri mu kiganiro umutubuzi aranyandikiye ngo yashyire kuri iyi nimero. Umva umutubuzi ukoresheje nimero ya 0795929958. Iyi nimero ni y'umutubuzi. Umuntu uzaba no video nakabona nimero y'umutubuzi ngo ngo amazina ngo ni Godance ngo Amaro ngo cyangwa ngo kayishyira kuri code. Uyu muntu ni umutubuzi. Uyu muntu ufite nimero ya 0790164551 nawe uyu ni umutubuzi. Uyu ni umutubuzi umuha agaciro. Twigarukire abatubuzi baba baturogoye bashaka ibindi bintu bakora kwiga batubura. Twigarukire kandi kuvuga ngo nandi kuvuga ngo abantu 35,100 dusanze byibura bagiye bakanda kuri izo nimero nabaye, kuri iyo code nabaye 133,687. Ibi mu mazina ya Mugisha nawe no kuri ya nimero ya 0782629686 nayo iri ku mazina ya Mugisha. Mugiye mukanze byibura tuwasa hari igikorwa cya danje mwaba mukoze. Urumva none dufate abantu 2,500, abantu 2,000 dufate 300. Abo kuri YouTube reka tugakubure kuri 400 turebe. Dufate ibiceri 100, YouTube reka duhore kuri tukube 200, tukube n'ibihumbi 2,000, tukube 2,250. Ibihumbi 510. Abana ko YouTube namwe 2,550 dukubye n'amafaranga 200, dukubye n'amafaranga 200, dukubye n'amafaranga 200 dusanga ari 510. Ntago amafaranga yaba ari makeya. Nanone dufashe 300 tugakuba abantu bakoze subscribe bamaze kugera ku 2,550, havamo 765, 765. Aya mafaranga ntabwo yaba ari makeya. Kameme wahindura umuntu ubuzima utagendeye ku bintu byinshi. Tujye tubikora ibintu bya danje. Mwese kode niyo ngiyo ni 133,687. Nimero ni 82,686,986. None mwibaze ukiri kure ino video nubasha kugera ikikure none wibaze ngo wahindura umuntu ubuzima. Umuntu ntabwo ari kujya ku bintu bya danje. None n'abantu bashaka kugura igikoma cyangwa se kugira icyo bakora by'umutuku bikoreye muri ubwo buryo kuri izo ngero baye. Soza morozinga video yose, morozinga ino video. Reka mbabwire neza uzirinde ibintu bibi, kwiheba ukiriho, urumva, no guhangayika ukiriho. Uzirinde kwihangayika, urumva muri ubu buzima uzirinde ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere uzirinde kwiheba ukiriho. Icya kabiri uzirinde kwirata ukiriho.
urumva, uzirinda ibintu bibiri: kwiheba ukiriho, kwirata ukiriho, kuko mu ubuzima burahinduka, sibyo? Nuko bimeze, ubuzima burahinduka. Uzabyirinde rero, uzirinde ibyo bintu bibiri: kwirata ukiriho, kwiheba ukiriho, kubera ko ubuzima burahinduka. Ntawe uzi aho bwira umuntu ageze. Uyu munsi aho turi hari abandi, urumva, ejo hazaba hari abandi. Uyu munsi urakize, ejo ushobora gukena. Uyu munsi urakennye, ejo ushobora gukira. Akari ibindi uyu munsi byakuba, ibikuriho ejo byambaho, mbese bucya bwitwa ejo. Ubuzima buraburi muzinguruka, burabuhinduka uko ibintu bimeze, sibyo? Mu buzima rero, nimba uri umugabo, uzazirikane ibi, uzazirikane ko nta mugabo ucura undi muriho. Ikindi, umugabo mbwa aseka imbohe. Ikindi, aho mugenzi wawe aguye ujye urenzaho utwatsi. Murakoze.